ubundi wowe nuko uzajya gukoma wamuginga sawa nyine muginga ariko wewe byo kwigira kanzi komeza udibe mu mitungo ya papa ndashaka wowe ndakuruta uri muri umuntu wanjye ariko ntabwo wansuzugura Arsene, nzanira disike yanjye. We Arsene. Yes. Wowe ntabwo wumva igihe ntabwo wahamagariye koko. Ngo ni ibiki? Nzanira disike yanjye. Waramutse utese. Ni sawa. Ko ni mugoro wari wamwegiza ahehe none. Ubundi petit frere buriya urajya uvuga ibintu wahagazeho. Kwiga uvuga ibintu bitari byo rwose uzatuma tubishwanira n'amafaranga naguhaga ukaba utazongera no kuyabona. Ese nibyo byatuma urakara kuriya uzi ko wanankubise ariko ubundi ntukajya uvuga ibintu utazi. Kwiga uvuga ngo uriya mukobwa gwaye sida umukobwa si ibyo kukubeshya ngenda mwanga kuko ako ntusi mwangira iki wa mukobwa ntagashobotse ntago ari umuntu abashyitsi baraza akabatonganya akabafata nabi ndeba. Oya ibyo si ikibazo ntukajye wowe nubwo yaba ayifite sibyo ntukajye upfa kuvuga ibintu utazi wibwira abantu uri petit frere wanjye sibyo icyo nsabye cyose ndakiguha sibyo ariko ntabyo kwibwira abantu ibintu byose upfuye kumva n'ibyo baba babeshya byose. akora mukobwa n'ukuri simwiyumvamo bose sinjye kukubeshya. buriya nijoro wari utumye ngukubita wowe shaho nubwo ntakubabaje ariko ubutaha ntabwo byanshimishije pe. ubutaha bishoboye kuzaba bibi. wowe nguhe raporo ngo unkorera ahubwo wigire mu bugambo. ariko wasanze ntabikoze shyiraho disike turebe kira urebe ko ntabisoje. kiraho turebe abakozi bari kunsaza ngo mbahembe wowe wibereye muri bwishi n'amagambo menshi adashira. Nanjye icyo nzi nuko nabisoje pe narabisoje kandi nanabikoze neza. Shema se twari turi kumwe ujya umbabaza cyane mba ngira ngo ugire aho wigeza nawe ejo mbe ntaguha amafaranga ujye guhemba abakozi. narabisoje ubu bita ngo teonesite se ni imibyizi ine. reba nka hano wanditse hano ni imibyizi ingana ni imibyizi ine kuri teonesite. uri kubona ko nadukoze neza nase njye ubona gupfusha ubusa nanjye iyo amafaranga yabonetse ngira gutya nkagukubita nka 300. rero nyine ubwo bireba ukuntu ntamo n'ubundi ariko njye witwara neza buriya. ariko Shema hari akantu yambwiye nakubwiye n'akise kandi ngo hararuguru ngo hari akabari gashyashya mu kaje. niba ushaka nzagusohokane kujya kunywa agacupa. hariya rwose njyewe nimba ushaka kungurira bari uzanjyana. Okay noneho niba ugiye kwitwara neza sibyo mbo jya kwitegura tugenda. katugenda
mana abantu bafite amafaranga barahari ariko mani kugira ngo tugere kuri ibi bintu nuko twitwara neza mana uzi ibintu byambayeho mana umuntu arifata mani agire gutya yicare mwana afate intebe ambeshyere mwana kubeshye se kandi wakoze iki mana uzi ibintu bibera mu bantu amagambo uzaba mu bantu mana ujya witwara neza dore iyi si mana ujya uca ku bantu ubafashe uwufashwe umufashe mani ntugahemuke mani harimo akantu se sha wahora n'iki ibintu bibera hariya muri karitsiye mbamo kari ibisazi numvise ngo nuza ngo yaguhaye imisozi yamaye imisozi ariko se shaho nawe ko duheruka ubwo ko nadaheruka nongeye kongera kumubona ngo tugire icyo tuganiraho cyakora mfite inzu yamaye ndimo ntacyo namushinja uriya mugabo ni umukire niyo mpamvu nanjye ubu ngubu ariko mu minsi iri imbere nzajya kumusura hari igikobwa yateretaga bita Morgan nagiye kumureba uriya muhungu ni se w'abana nagiye kumureba duhurira ye mukobwa aranyakira namureba yo po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  avuga nti iyi Mana yamuremye yaritegereje reka nkwereke rero ibintu byose n'ubundi tuhura nabyo tubicamo abana amafaranga ibiki ibyo ari byo byose hari abantu babifite n'abatabifite sibyo ahubwo tujye dukora cyane tubiharanire ikintu cya mbere mani ni amafaranga cyaza mani muri ino minsi udafite ibiceri andika 0,. Jado yo fresh kabisa hasi mani niyo mpamvu yatumye Arsene ambwira ko wa mukobwa mubana rwahise wa mupeti wo mu rugo se mani uriya mupeti nubwo yabikubwiye biriya mani nta birenze abavuga ibintu atazi nta birenze kabisa asanga wenda batabanye neza buriya baba bafite ukuntu babanye ariko petit frere buriya nawe hari ukuntu agira utugambo twinshi two kuvuga ibintu nyine apfuye kumvaho nk'ibintu nk'abashyitsi baje bari kwiganirira buriya n'umwana hari ukuntu ahita avuga ibintu byinshi abantu bakiri bato naho barabazi nawe impamvu buriya niyo mpamvu najya namutembereza mu kabari iyo twajyanye antesha umutwe akanywa akanasinda buriya ni umupeta apfa kuvuga ibyo abonye ubwana mani uzi yuko icyo gihe numva ko yabibwiye n'abantu ntabyumva mu rugo bitameze sawa iryo joro uzi ko narayimukubise mani kareka petit frere naramukubise icyo gihe nawe ubwe sinzi ko yasubira kuvuga ibintu atazi naramukubise pe naramukubise biba bibi turashwana za raporo ubwo akazi karapfa nari namuhaye raporo zo gukora petit frere ni feke cyane nka cafuze nyina garafure tujye kwiryohereza hari arugurusha undi yabinyemereye kanze nka cafuze ariko ndayitwara ahubwo ndabamara ubwo se ubageze hehera ngo tugende wasoje tugende nabisoje kabisa nanjye raporo nari nzirangije waradusoje tugende mbona uko nza kugutembereza ibyo wansabye kabisa nanjye nabisoje naganaguye ahubwo reka umuntu agenda ari imbere naho wahageze ahubwo reka azane ko nanjye ngende bizane tugende tubone igihe dutahira
cyari kukunyerekwa kera uri umwana pe. Ego mana yanjye ariko nawe umenya usa nk'umuntu wari usekeje kera kubera iki? Reba ukuntu uba wigize udusatsi nawe wankozaho rikakadi ubusa ibingibi kera nyuma kwa anti wanjye nari mbifite kunyereza imisatsi gutyo ntabwo biba byoroshye. Yego ako nawe kera ukiri umwana ushobora kuba ari bogari kabisa amatuza. Kera nkiri gato uzi ukuntu ngo nanganaga nari muto cyane. Mbese waje kurya iki? Cyahese ni iby'umubiri nyine byikora. Nanjye wongereye hano nsigaye ndi kuyaga nase hari ibirenze wahabonye. ntihageze se nzi kwisiga turiya tuvuta tw'amazi noneho nzaguhindurire nzane nande. Ego umva wawungiriye neza ariko hari agatipe kigeze kuza hano. Akahese kandi agatipe kagufi y'ukuntu nagukibuka ntabwo ndi kukwibuka pe. kigeze no guhurira hirya mu muhanda byari se mbona karanyitegereje. mu cyumweru cyashize cyangwa ejo bundi hari nko kwa kabiri noneho nibutse yuko ari utuvuta umaze iminsi uri kungurira. Ego ndavuga ati burya kuko uzi ko ndi gusharinga. urakeye ariko ego wankozeho buriya warankoreye yumva sinzi ikintu nakwitura. uzi n'ikindi uziko nabaye inzobe. Reka da wabaye inzobe. ego wagira ngo sinzi ibyo wisiga sariya amavuta gusa. nawe uri kunsetsa. suribuka ko nayaguze 8,000. Yego nari namenyereye kwisigaho ingurube. Kera niyo wisigaga. nta makuru ufite wowe umva ibyo bintu bibaho koko. umva ugafuta ukisiga utayingurube koko. yisigaga y'inka shamana iyo ndibutse umva sinkubeshye hari ukuntu ugura igikoba kimwe. igikoba se ni iki? shamana hari ukuntu ugura igikoba cy'ingurube urumva iyo ndibutse agahinda karanyica. hari ukuntu ugura igikoba cy'ingurube ugura igikoba cy'ingurube urumva ugakibabura hakabamo amavuta ukisiga. mana uzi ko buri umuntu ava kure. none reba ndi kuyaga fresheri mu mutwe shamana umuntu ava kure pe. shaje duhura warankoreye ntacyo urahumura n'ibindi bizaza rega. yego uhumura n'ibindi bizaza. hari umukozi nari nahaye imodoka turi kunaniranwa nshaka kuzayimwaka nkayiguha noneho ukajya si wabonye ko mfite perime? narabibonye. noneho naba nsirimutse mbese nkubeshye nshaka kuzaguhindura. waba uminduriye amateka. wajya muri karitsiye iwanyu aho waturutse kera ahantu wabaga bakakuyoberwa. nta nicyo ngukundira ariko ubundi reka mubaze gira sheri